Yesu ashimwe inshuti zanjye, twongeye gushimishwa no kongera gusangira ijambo ry'Imana. Uyu munsi turacyari kuvuga ku mugisha, tugiye kuvuga ijambo rivuga ngo vuga ijambo rihesha abandi umugisha. Reka dusome mu Abefeso igice cya 4:29. Ravuze ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Ndagira mbwire ko hirya yo ku Imana yaraduhaye umugisha, yatugize umugisha ariko inaduhindura abahesha b'umugisha. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku buryo tugomba kuvuga amagambo ahesha abandi umugisha. Yesu ashimwe. Hano hari igihe tutajya dutekereza ku mbaraga zo kwatura no ku mbaraga z'amagambo tuvuga. Buriya abantu benshi n'abarozi iyo baroga bavuga imyitongero ikakora, ariko no mu ijambo ry'Imana riravuga ngo niwatura ko Yesu Kristo ari umwami uzakizwa. Bivuze ko kwatura bifite imbaraga zidasanzwe. Zifite imbaraga zidasanzwe. Rero nagira babwire ko muri wowe harimo imbaraga z'ijambo ry'Imana, harimo imbaraga z'ijambo, ariko izo mbaraga z'amagambo uvuga niwe ugomba guhitamo uko uzikoresha. Hano ijambo riravuze ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu. Yesu nashimwe. Ndagira ngo mbabwire ko Yesu abwira abantu yaravuze ngo amagambo mbabwiye niyo bugingo kandi niyo mwuka. Yarashatse kuvuga ngo amagambo mbabwiye niyo roho yanjye, niyo nge, ntago wantandukanya n'amagambo yanjye. Rero tugomba kwigana Imana nk'abana bakundwa. Amagambo tuvuga niyo twebwe. Amagambo tuvuga niyo yerekana uburere bwacu, niyo yerekana kamere yacu, niyo yerekana n'ubukristo bwacu. Ntabwo ubukristo bwerekana ngo nuko wambara ujya gusenga no, ahubwo imivugire yawe, imivugire yawe niyo yerekana wowe. Yesu nashimwe. Rero ndagira ngo mbwire ko ijambo ribi, buri ijambo ribi ryica umuntu ahagaze. Ubwira umuntu ijambo rikamwica ahagaze, rikamwica mu marangamutima, rikamwica mu buryo bw'umwuka, ndetse abantu benshi baniyahura ku bw'amagambo babwiwe. Abantu benshi barwaye indwara z'agahinda gakabije ku bw'amagambo babwiwe. Abana benshi babaye ibicamuke bajya mu mihanda ku bw'amagambo babwiwe. Umuntu aba afite ibyo kurya, afite ibintu bitandukanye, ariko kubera amagambo abwirwa ugasanga umuntu yarananutse, yataye ibyiringiro, kabone yabuze morale ku bw'amagambo abwirwa. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu. Ngaho ibitutsi, ngaho ibigusebanya, ngaho kuvuga abandi nabi, no, ibyo bintu ntabwo bikwiye kuva mu kanwa kacu. Niba ari mu kazi ntabwo ugomba guhora gusa ubona ibintu bibi. Niba ari mu rugo ukagihora uvuga ibintu bibi gusa. Oya, ijambo ryose riteye isoni ntabwo rigomba guturuka mu kanwa kacu. Ikintu rero gitangaje, hari amagambo y'ibitutsi ntabwo agomba guturuka mu kanwa kacu. Hari amagambo y'inzaduka, hari ibintu by'amagambo ateye isoni bigenda byaduka, bikaduka abantu batabivuga, ariko uko bimara igihe ugasanga abantu babyinjije mu magambo agomba kuvugwa no mu nsengero. Ugasanga ibintu byahoze biteye isoni ubyumva ukavuga ngo nawe urabivuze. Ugasanga ntabwo ijambo riteye isoni rihinduka ijambo ry'icyubahiro kuko rimaze igihe rivugwa. Ntabwo ijambo riteye isoni rihinduka iry'agaciro kuko ryavuzwe na nyakubahwa runaka, kuko ryavuzwe n'icyamamare runaka. Ijambo ryose riteye isoni rihora riteye isoni. Narindi kuvuga ngo amagambo yose atandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, atandukanye n'ubushake bw'Imana, ntabwo tugomba kuyavuga. Usanga urasebye umuntu, niba nanutse ngo turukukanga, niba nabyibushye, niba ari muremure, ugasanga ufite impamvu zo kubwira umuntu amagambo mabi. Imiryango myinshi yarasenyutse kubera amagambo abantu bavuze.
abantu baricanye, abantu baramarana kubera abanyapolitiki birwa babwira abantu amagambo mabi. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose. Iryiza ryose ni ukuvuga iyo bivuze ngo iryiza ryose ni kuri buri kintu uhuye nacyo. Niba umuntu yakoze amakosa mubwire ngo ntacyo ubutaha uzabikora neza. Niba mbese muri buri situation, muri buri bintu, muri uko wisanze mu mimerere wisanzemo ugomba kuvuga ijambo ryiza. Isashimwe. Niba uri muganga, aho Imana igushyize uri muganga, wikwirwa ushihura abarwayi, babwire neza, babwire ko bazakira. Niba wabona bitagikunze mubwire ngo turagusezera ariko Imana ifite imbaraga. Sibyo? Ibintu byo guca abantu intege, niba umuntu ubonye yahombye uvuga ngo nari narabikubwiye ngo kutazi gucuruza, no, mubwire ngo ubuzima ni ukuzamuka no kumanuka. Uyu munsi murazamuka ariko ejo uzamanuka. Rero bwira abantu amagambo meza, avuga ngo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Ijambo ryiza rirashimisha, rigatuma abantu bacya mu maso, rirakomeza abantu bagakomera bagasubirana intege, rikabaremamo icyizere cy'ejo hazaza, ntibapfe bahagaze. Ijambo ryiza niryo rihuza abantu n'Imana, ukabwira abantu ko Imana ibakunda, ukababwira ko yabacunguye. Nta rindi jambo ryiza wabwira abantu uretse kubabwira ko Yesu ari umwana, ukabwira ko Yesu yaje kudukiza. Ijambo ryiza, ndetse Pawulo yaravuze ngo Imana ibingingira muri twe. Yaravuze ngo bisa naho Imana ibingingira muri twe. Yavuze ko abantu b'Imana, Imana ivugira muri bo. Rero birataje ko Imana yavugira muri wo, ukavuga ibyo bigambo bimeze gutyo. Vuga amagambo meza. Yesu ashimwe. Ndagira mbabwire ko rero Imana iradukeneye. Mbere y'uko uvuga banza utekereze ngo ijambo ngiye kuvuga riragira izihe ngaruka. Buri ijambo ry'Imana icyo rimaze muri twe ni akayunguruza, kakayungurura hagasohoka amagambo meza, amabi tukayajugunya ku ruhande. Rero Yakobo niwe wanditse mu rwandiko rwe, aravuga ngo mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene data ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Mbese amazi meza n'akereta byabasha kuva mu isoko imwe? Muri we hagomba kuvamo amagambo meza gusa, ahesha umugisha, ahesha abantu ibyiringiro. Hari umuntu witwa Balamu, ngo yari afite imbaraga ngo zo kuvuma, ngo nizo guhesha abantu umugisha, kandi ibyo bintu abahesheje bakabihabwa. Nawe rero nukomeze, ariko nta wifata umwanya uvuma, utukana, uri mu binyoma, no. Ahubwo fata umwanya uhesha abantu umugisha, ubabwire neza, Imana iguha umugisha. Ndagira mubwire ngo niba bitari binakurimo uhora utukana, uhora uvuga nabi, ushihura abantu, tugiye gusengana Imana, winginga Imana ikurememo umutima mushyashya. Kurememo umutima mushya. Niba ucuruza uvuge neza, ibyo kuba ubabaye n'ibibazo wagiriye mu rugo ntibitureba. Twebwe icyo dushaka ni imbuto zitwa ubugwaneza no kuvuga neza, nizo twe dushaka gusoroma. Rero gerageza wera imbuto z'ubugwaneza, uvuge neza. Rero wowe ushaka ko dufatanya ukagira imbaraga zo kuvuga amagambo meza, reka dusengane. Mana, turagushimye kugira neza, tuguhaye icyubahiro kuri wo kwizerwa, turagushimiye kuri imbaraga zacu. Reka uyu mushiki wacu na mwene data bumvishire ijambo, washoboze kuvuga ijambo ryiza rihesha abantu babumvisha umugisha, abantu bari bacitse intege bagasubizwamo ibyiringiro kubw'ijambo ryiza bumvishe. Urakoze kubyumvishe mu izina rya Yesu, amen.